Kivu Peace View Hotel turi ku isonga mu kwitegera ikiyaga cya Kivu hamwe wicara mu mahumbezi atagira ukwasa. Tubafitiye ibyumba byiza usangamo buri kimwe cyose kuko abakozi bacu bujuje indangagaciro mu kwakira ababagana. Turihariye kuko duturiye umusozi wa Nengo wihariye amateka y'intambara ya mbere y'isi yose. Iyo wicaye muri restaurant iwacu uba witegeye neza umujyi wa Goma ukaryoherwa n'ibiciro bibereye buri wese kucyo wifuza cyose. Tugufitiye apartment ifite igikoni cyakataraboneka bageni beza. Aha niho wakorera honeymoon ishimangira urukundo rw'ukuri. Ni ku marembo neza y'umujyi wa Rubavu mu birometero 2 ujya cyangwa uva mu mujyi wa Rubavu. Koresha reservation cyangwa usobanuze kuri 0788 31 63 30 cyangwa usura urubuga rwacu www.kivupeaceview.com. Yes, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Kiganiro ni Zahabu ya twese, ino ni BTN TV, nge ndi Imana Irankunda Jean Paul. Reka twibutse ko turi mu mpera z'umwaka mu bihe bya Noheli na Bonane. Abantu mwese nizere ko mwagize Noheli nziza. Ku munsi w'ejo hari Noheli, ubu noneho dutegereje Bonane. Hari abasaza, hari abakecuru bakora ubuhinzi. Kera mwumvaga ko ubuhinzi ari ikintu kidashobora kuguteza imbere, ariko noneho kuri ubu ngubu nkuko mumaze kugenda mubibona mu biganiro byacu bya Zahabu ya twese, nkuko BTN TV yihaye intego kugira ngo ijye ibereka ko ubuhinzi ari ikintu cy'ingenzi kiriho kuri ubu ngubu, ndetse nawe muhinzi mworozi aho uvukagera nkeka ko umaze kumenya agaciro k'ubuhinzi bwawe cyangwa se k'ubworozi bwawe. Reka rero nkubwire ngo ibihe bya Noheli na Bonane nkeka ko abahinzi murimo kugenda mubitambukamo neza. Ese koko niko bimeze aho ngaho hose mugiye muri? Kuri uno munsi rero turaza kwifashisha abahinzi bagiye babona koko kubuhinzi ari zahabu yabo, ndetse baraza no kutubwira byinshi bigiye bitandukanye, banatubwira uburyo kibakomeje gukora cyangwa se bakomeje kwishimira imyiteguro yabo ya Noheli na Bonane muri rusange. Birashoboka ko aho uri wowe ushobora kuba ufite ikibazo, reka tukwihanganisha. Ariko noneho umuhinzi kuri ubu ngubu hari abavuga bati mu buhinzi bw'umuceri, nkuko kuri uno munsi turuza gukora muri koperative y'abahinzi b'umuceri, aha hari abavuga bati ibihe byagenze nabi, izuba ryaravuye, ntago twabashije kwanikira igihe, yewe umuceri ntago urimo kurushaho kugenda uboneka ku bwinshi. Ariko noneho bakavuga bati nubwo ibyo byose byabayeho ntabwo byaduteye ikibazo cyane, kubera ko abahinzi bacu n'ubundi turimo kugerageza kubaha ka Noheli. Burya amakoperative agenda akora byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo abanyamuryango bayo barusheho kugenda baryoherwa n'ubuhinzi bakora muri rusange. Ese wowe ukorera muri iyo koperative? Reka nkubwire ngo koperative z'abahinzi b'umuceri mu Rwanda ni nyinshi. Binashoboka ko nawe ubwawe wazajya uduhamagara nka BTN tukaza tukagusura tukamenya ese koko ubuhinzi bwawe bumeze gute, umuceri wanyu muwitaho gute, ese Bonane mwayiriye neza, Noheli mwayiriye neza. Ibyo byose rero kuri uno munsi turaza kurushaho kugenda tuganira n'abasaza bo noneho bageze mu za bukuru. Murabizi ko twebwe burya nta cyacu gipfubusa. Nimba umuhinzi avuga ati ngiye kuri ubu ngubu nari nzi ko kera abakozi ba leta aribo babona izabukuru cyangwa se aribo bahabwa pension, twebwe kuri ubu ngubu nk'abahinzi turahabwa pension. Kuri ubu ngubu benshi barabyina sambwe, baravuna sambwe, barishimira ibyo bamaze kugenda bageraho mu buhinzi bwabo. Ese wowe nimba uri umworozi aho uri urishimira iki? Umwaka wa 2021 urimo kurangira. Iki ni ikiganiro gisa nkaho kirimo kugenda nacyo gisoza umwaka wa 2021. Turimo kugenda twinjira mu mwaka wa 2022. Tugomba kugenda tumenya byinshi byagiye bibaho, tugomba kugenda tumenya ese abahinzi koko nibiki bagiye bishimira mu buhinzi bwabo, tukanamenya ngo ese koko barifuza kugera he kuri ubu ngubu, ni yihe ntambwe yatewe, ni yihe ntambwe nanone yifuza guterwa muri rusange. Reka rero mbabwire ngo muri kino kiganiro cyacu Zahabu ya twese tuba kitambuka kuri BTN TV. Reka nkubwire ngo tuba turi kumwe n'ubundi n'abafatanyabikorwa batandukanye. Muri aba bafatanyabikorwa ntago haburamo abahinzi, ntago haburamo abanyamahoteli, ntago haburamo abo bose nabo tuba tugomba kugenda twunganira muri rusange. Reka nkubwire ngo tuba turi kumwe na Kangaroo Tours Rwanda Limited. Kangaroo Tours Rwanda Limited ni company nyarwanda ikora ubukerarugendo, ariko noneho bwa bukerarugendo ikora hakubiyemo n'ubukerarugendo bushingiye ku buhinzi. Hahandi mushobora kuba muvuga muti twebwe turi abahinzi b'abanyarwanda turifuza kujya gutembera muri Israel tukareba ese koko ubuhinzi bwo muri Israel bumeze gute. Rero Kangaroo Tours Rwanda Limited ibishobora kugufasha gutegura rwa rugendo shuri kugira ngo nawe ubwawe ugende ukore urwa rugendo shuri mu buhinzi, ubashe kureba ese koko
muri kiriya gihugu inyanya zihingwa gute, muri biriya bihugu umuceri uhingwa gute, muri biriya bihugu ubworozi bukorwa gute. Hari igihe ushobora gusanga wowe ubworozi ukora muri kano kanya ugasanga ubworozi bwawe buri hasi ugereranyije nabo mu bindi bihugu. Hari igihe ushobora gusanga ubuhinzi bw'umuceri ukora ugasanga wowe urabukora mu buryo buri hasi, nyamara mu bindi bihugu ariko bwo bukorwa neza. Rero iyo habayeho ingendo shuri, niyo mpamvu bavuga ngo reka dufate umwanya wacu tuve mu Rwanda tugere mu kindi gihugu, turebe ese abandi bahinga gute, turebe ese abandi borora gute. Ari nayo mpamvu bavuga ngo burya akanyoni katagurutse ntago kamenya iyo bweze. Kangaroo Tours rero ni company ije nk'igisubizo cy'abanyarwanda mu bijyanye n'ingendo shuri ndetse no kugutembereza igihugu muri rusange, no kugira ngo ubashe kumenya amateka y'ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu cyacu, mu Rwanda rwacu, ubashe kugira byinshi nawe ubwawe ushobora kugenda ugeraho. Reka rero mubwire ngo mu byo ukora byose wumve ko Kangaroo Tours irahari kugira ngo nawe urusheho kuba wagenda uhabwa byinshi bigiye bitandukanye. Mu kiganiro cyacu kandi Zahabu ya twese tuba turi kumwe na Ntende Hotel. Ntende Hotel ni hoteli y'abahinzi b'umuceri yahariya mu gishanga cya Ntende. Reka rero mubwire ngo buriya abahinzi nabo bamaze gutera imbere, baravuga bati none reka twinjire mu ishoramari rigiye ritandukanye, tureke guhinga gusa ahubwo tunashore imari. Imari rero bo abahinzi ba Ntende bahisemo kuyishora mu gukora ibijyanye na hoteli. Ni nayo hoteli yonyine iri hariya mu karere ka Gatsibo nziza iri ku rwego rw'inyenyeri 2. Reka rero mumbe ko abahinzi nabo ubwabo baba barushaho kugenda bakora byinshi bigiye bitandukanye, ndetse banarushaho kumva ko ishoramari ryabo nk'abahinzi nabo ubwabo bashobora kurikora kandi rikabateza imbere, rigateza imbere abana babo, rikanateza imbere ibyo bakora muri rusange, rikanateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi nabo bagenda banyuramo. Reka rero kandi nkwibwirire ngo buriya rega iyo turimo kugenda dutumikira abafatanyabikorwa bacu ntabwo twirengagiza nawe ubwawe aho uri mu gihugu hose ushobora kuduhamagara tukakugeraho tukabasha kwamamaza ibikorwa byawe muri rusange. Yes, rero reka nkubwire ko mu kiganiro cyacu n'umundi Zahabu ya twese iyo tuvuye mu mujyi wa Kigali tukazamuka tukagera mu burengerazuba bw'u Rwanda, tuba turi kumwe na Kivu Peace View Hotel. Kivu Peace View Hotel ni hoteli y'abapadiri iri hariya neza mu marembo y'umujyi wa Rubavu. Neza ni munsi y'umusozi wa Nengo, wa musozi wihariye amateka yuko warwaniweho n'intambara ya mbere y'isi yose. Ugeze kuri uwo musozi uhasanga ibyiza nyaburanga bigiye bitandukanye, ndetse birimo na bimwe mu bisigazwa by'Abadage, kubera ko Abadage aribo barwaniye kuri uyu musozi muri rusange. Reka rero mubwire ngo burya mu kiganiro cyacu Zahabu ya twese tugenda tuba turi kumwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Reka kandi mubwire ngo namwe mwese imiryango irafunguye. Reka mubwire ngo BTN TV irahari ku bwanyu, irahari kugira ngo irusheho kugenda ikorana namwe mu byiza byose bigiye bitandukanye, ndetse irusheho kwamamaza ibikorwa byawe, dore ko burya uwabuze umuranga yaheze mwanyina. Reka rero mwibwire ngo mu kiganiro cyacu cy'ubuhinzi Zahabu ya twese, ubworozi bwawe nicyo gihe ngo nawe ubwawe utera intambwe utugane tukwereke icyo dushobora kugenda tugukorera, ndetse bya bikomoka ku buhinzi, bya bindi bikomoka ku bimwe mukorera mu nganda, byose turusheho kugenda natwe ubwacu tugenda tubiteza imbere. Reka rero dufate akaruko gatoya tubanze dutumikire abadutumye, tuze kugaruka noneho tuganira n'aba basaza banatubwira byinshi bigiye bitandukanye mu buryo nabo ubwabo bishimira ubuhinzi bwabo. Kangaroo Tours Rwanda Limited, igisubizo ku kumenyekanisha ibikorwa byawe by'ubukerarugendo ndetse no kumenyekanisha ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda binyuze mu kiganiro Tembera u Rwanda na BTN. Ubu noneho wamenya byinshi ku bukerarugendo bw'u Rwanda, bigo by'amashuri, babyeyi namwe bigo byigenga. Tubafasha gutegura ingendo shuri yaba mu Rwanda no hanze yarwo, gusura parike z'u Rwanda n'ibindi bice ndangamateka. Wizuyaza vunyisha kuri 0788 36 93 utwandikire kuri Kangaroo Tours Rwanda @gmail.com. Ibyishimo byawe biterwa naho wasohokeye, umutuzo wawe ugaturuka mu mbamutima kubera kuruhuka neza. Nge nguhitiyemo Ntende Hotel kuko niyigufasha gutuza utekanye, kubera ko ariho uruhukira ukamera nk'uri muri paradizo. Ntende Hotel tugufitiye ibyumba byiza bifite igikoni cyihariye, uruganiriro uba umeze nk'uwibereye iwawe. Restaurant yacu nigaruka wiyongeze. Ngwino ubona ibanga ryacu rihuruza amahanga, inkoko ifirobwa ako kanya, igiti, coffee shop, ibyumba by'inama, aho gukorera ubukwe. Tunagukorera kandi outside catering. Nta mayobera hari kuko ni muri Gatsibo, Rugarama, ni ku muhanda neza. Wanaduhamagara kuri 0788 75 19
770 cyangwa ukatwandikira ugakoresha reservation. Yes, nyuma rero gutumikira ababa badutumye aho tuvuye ahantu henshi hagiye hatandukanye ndetse tugarutse hano noneho mu kiganiro cyacu by'umwihariko mu buryo burambuye, ariko nkubwira ngo burya wowe ubwawe nimba ushaka kwamamaza kuri BTN TV burya gahunda zaroroshye, ushobora kutunyuraho by'umwihariko mu biganiro byacu bigiye bitandukanye cyangwa se ugahamagara kuri 0788 40 52 cyangwa se nanjye ukamamagara kuri 0788 36 izo nimero zose wazinyuraho ukabasha kuba wakwamamaza hano kuri BTN TV. Reka rero mubwire ngo kandi nawe niba ufite uruganda rukora ibintu runaka, byaba bikomoka ku buhinzi, byaba bikomoka ku bworozi, byaba bikomoka kuki byose, reka tukubwire ngo amarembo arafunguye kuri BTN TV. Reka rero mubwire ngo noneho reka twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina aho tugiye kuganira n'abasaza bahawe akabando k'izabukuru. Akabando k'izabukuru kakaba ari ya mafaranga nabo ubwabo ubundi twari tumenyereye ko abakozi ba leta aribo bahabwa amafaranga ya pension, ariko kuri ubu ngubu noneho no mu bahinzi by'umwihariko abahinzi b'umuceri bo mu gishanga cya Ntende bagiye bakorerwa byinshi bigiye bitandukanye, aho kuri ubu ngubu abo basaza bahawe amafaranga y'izabukuru, amafaranga abafasha kwinjira neza muri gahunda yo kuvuga ngo barye Noheli na Bonane. Aba basaza bagiye baganira n'itangazamakuru rya BTN nyine barushaho kugenda nabo bivuga imyato, bavuga byinshi bigiye bitandukanye, bavuga uburyo ki bakomeje kugenda baryoherwa n'ubuhinzi bwabo ndetse banavuga inkomoko yabo muri rusange mu buhinzi bwabo bw'umuceri mu gishanga cya Ntende. Reka rero mubwire ngo by'umwihariko abahinzi bibumbiye muri koperative ya Ntende ihinga umuceri hariya mu gishanga cya Ntende ni mu karere ka Gatsibo. Aba bahinzi batangiye kuri ubu ngubu bagera ku bihumbi 3700. Ni abahinzi basaga ibihumbi 3700 by'umwihariko bafitemo abasaza, abakecuru, urumva ko ni ingeri zose. Ariko noneho by'umwihariko nubwo bano basaza bahabwa amafaranga y'akabando k'izabukuru tuba ariko tukita, iyo bagiye guhabwa mitiwere bahabwa mitiwere ku muryango wose. Bivuze ngo iyi koperative ushobora gusanga itanga mitiwere ku banyamuryango n'ababakomokaho barenga hafi ibihumbi 20. Bo twumvishe ko abahinzi ari ibihumbi bisaga 3700, ariko bo ubwabo mu bijyanye n'uburyo bakomeza gucukura cya kirombe cyabo, zahabu yabo, bwa buhinzi bikorera, bo ubwabo usanga ibyiza byose bibageraho ku banyamuryango bose, aho usanga bahabwa mituwere ku bantu hafi basaga ibihumbi 20. N'ubuhinzi rero bukorerwa kuri hectare 600 zihingwaho umuceri ndetse na hectare 300 zihingwaho ibigori, zisimburanwaho ibigori ndetse na soya. Urumva rero ko kandi ino koperative ikaba ataraho ngaho honyine nkuko twabuze tubibabwira icumbikiye, ahubwo ikaba yarakoze n'ishoramari rya hoteli, ikaba yarakoze ishoramari ry'ubworozi bw'inkoko, aho buri munyamuryango wese ugize ino koperative yorozwa inkoko ndetse amagi akongera agahindukira akayagurisha hoteli. Bivuze ngo ni ibintu byicara byisubiramo, ni sako. Rero urumva ko ikirombe cyabo cy'ubuhinzi bw'umuceri bakibyaje umusaruro ndetse kuri ubu ngubu nabo ubwabo bamaze kugenda bagera muri byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero noneho dufate kanya tuganire n'aba basaza batubwira uburyo bwabo, batubwira uburyo babyishimiye ndetse namwe ubwanyu mwiyumvire uburyo ki bakomeje kugenda bishimira ibyo bagenda bageraho mu buhinzi bwabo bw'umuceri. Ntagozera Celestine ariho abanzi ku izina rya Sarongo, nkaba ntuye mu murenge wa Rwimbogo, akagari ka Rwikiniro, umudugudu wa Rwikiniro ya mbere. Ibyishimo mfite nuko leta yadushyiriyeho cya gishanga kugira ngo kidufashe, koko kiradufashije. Kubitaho n'abayobozi beza rero batoranya abasaza badafite intege bakadushyiraho amafaranga adufasha guhinga. Ikindi nashimiye abayobozi bacu, umwanya wo kugira ngo baduhe byinshi twihariye dukwiye kubifatanya na bagenzi bacu, rwose barebye kure, barakoze, ndabishimye. Aho kugira ngo mbone byinshi bagenzi banjye nabo bababaye, twabisaranganya, twese turi abanyarwanda. Adufasha kugira ngo duhinge kubera barebamo intege nke kandi igishanga kiba gifite imbaraga. Nadufasha bati mugende mukoreshe muhinge mujye imbere. Ntabwo nari nabi, duhunguka tuva Uganda twazanye inka, tugeze naho baduhana amafamu, n'ubwo ifamu yanjye iragera ku gishanga. Hanyuma muze noneho twihere ubuzima bwa koperative ya Koprori Ntende, by'umwihariko uvuze ko abungubu n'ubwa kane mubona no mafaranga, ukagira uti simbayeho n'aba ariko n'ubundi n'amafaranga yacu twongera guhabwa akaturyohera tukabasha gushyira imbaraga mu buri bwa buhinzi bwacu. Ibi ngibi bifata ute
ko amakoperative yandi atabigira? ni ibyishimo bikomeye birenze n'urugero rwose nta nuko nanabivuga. Hanyuma urifuza ko bagenzi bawe bo mu yandi makoperative yo mu Rwanda nabi bibyiza byazabageraho? Rwose birakwiye bakareba kure nk'uko abayobozi bacu barebye kure. Nta wabibahase, ntabwo twabibasabye, nibo bicaye gusa barabyibwiriza. Nitwa Mukamuri Gwatanazi, nkaba ndi umuhinzi w'umuceri muri Kiriba, nkaba mpingamo umuceri, nkaba nariteje imbere muri buri kimwe cyose, ku buryo mfite nk'itanga amata amaritira 3 mu gitondo ndayagurisha, kandi abana bakanywa, nabivanye muri icyo gishanga. Ubu nta kibazo mfite, ndi umuntu udafite umugabo ariko mfite abana, ariko abana mfite ni bakuru ntabwo bize, ariko abuzukuru bariga, nta wuri kayi, nta wuri karamu. Mbese numva koperative nta kintu, n'inzu mfite ubu ngubu irakuze, ariko nteganya ko ngomba kubaka indi nkoresheje amafaranga avana mu gishanga n'ayo mvana muri iyo nka nakuye muri koperative. Uhawe amafaranga, mugenda muhabwa amafaranga buri mezi 6, si buri mezi 6 muhabwa amafaranga y'izabukuru. Aya mafaranga ubona yaraje gukemura ibihe bibazo? Yaje gukemura ibibazo bwo kugira ngo umuntu yikoreho agasuku agaragare nk'umuntu w'umuhinzi uhinga mu gishanga, ye guhinduka icyodo ngo bavuge ngo ni babahinzi bahinga mu gishanga. Uragenda ukaguramo agasabune ugakaraba, ukaguramo akenda ukambara, ukagaragara neza, ariko ibikorwa bigakomeza byo guhinga nta kibazo. Ubwo niyo nkanjye nkamenya ngo nayikukiye, nimara kuyikukira ndakaraba nambare neza, be kuvuga ngo nguze ukuntu asa. Ubwo rero njye nkumva koperative nta kintu itakoze, nkaba nkangurira n'abandi batari bayijyamo ko bagomba kuyijyamo. Igishanga twagitebuye tukiri bato, none dushaje tukigihinga, tukabona cyaraduteje imbere tutakireka. Nubwo tumaze gukura twoherezamo abana bakajyamo, natwe tukajya inyuma tukababwiriza uko bagomba kugihinga. Mbese ndashimira koperative nta kintu twabuzemo. Twabazambaza Thomas. Toma, ndagira ngo twibwire umaze guhabwa rwose pension yawe mu buhinzi. Mu buhinzi nta handi bw'umuceri. Yego. Hanyuma noneho twibwire ibintu hari aho byigeze bite? Ntaho, uretse igihugu cyacu cyiza. Hanyuma tubwire noneho ubyishimiye ute? Ngenda byishimiye cyane kubona ubuhinzi bw'umuceri butwibuka na leta nziza, reka twibuka ikamenya abasaza, ikabaha akabando k'abasaza, ikadushakira uburyo twazasaza neza. Kandi natwe twarabyishimiye dutangira guhinga iki gishanga cya Ntende. Twarishimye cyane, tugira koperative yitwa koperative Koporori Ntende. Yatugiriye akamaro igihe cyose igitangira, yatumye umuhinzi yiteza imbere. Kugeza na n'izi saha umuhinzi w'igishanga cya Ntende ahagaze neza. Kandi ikindi cya kabiri n'akarere kacu ka Gasitebo nako gahagaze neza. Narubatse meze neza, mpagaze neza, nta kintu na kimwe mbuze mu rugo. N'inka umubyeyi Kagame yampaye inka nayo ndayifite. Ndanywa amata. Igihe cyose mba numva meze neza, ndi umusaza uzasaza neza. Mfite ababasha guhingamo. Ye n'umudamu nawe arahinga. Umukecuru mfite nawe afite igitanda cye, nawe arahinga rwose. Nta kintu tubuze. Igishanga cyatuguye neza, turarya umuceri neza, nta kibazo dufite. Nk'ubu ngubu kuri iminsi mikuru koperative yiteguye kuduha umuceri tukarya. Ibyo ni ibintu by'amahame biri mu masezerano, kuko ubu ngubu iyo dufite twarangije guhura imiceri, koperative ngo yatangiye kwizamukana. Twizeye neza ko tuzarya umuceri kuri Noheli no kuri Bunane, nta gihe tutazarya. Itafarazi ya Mukaruzima, naturutse mu murenge wa Rwimbogo. Noneho nkaba ntuye mu mudugudu w'Abatanzaniya, Ndama ya mbere. Twihera ubuzima bwawe muri koperative. Ubuzima bwanjye muri koperative ndabuvuga mu buryo burambuye, nubwo byaba ari mu ncamake. Koperative rwose ni nziza cyane, umuntu agira icyo akeneye rwose akakibona kuri gahunda. Kubera iki? Hinga umuceri mu gishanga, n'ukuri rwose batwitaho, baraduteganyiriza abageze mu zabukuru.
rwose umuntu akumva arishimye. Ubwo rero nk'amafaranga nk'umusaruro mbonye ndawuhingisha igishanga cyanjye ntikirari kandi nkasarura kuri gahunda. Urumva rwose uwo muceri igihe twasaruye ndawubona sinifuza umuceri nkawurya nkumva rwose ni ukuri n'abahagariye komparative batwitaho ntabwo badutererana bahora baduteganyiriza. Ubwo rero icyo nashimira komparative ni uko yita ku bageze mu zabukuru n'abakiri batoya bataragera aho ngaho ariko nabo babungabunga ubuzima bwabo. Mukomeje kumva rero aba basaza n'abakecuru uko bakomeza kugenda batubwira byinshi bagiye bageraho, ariko noneho muri ibi bikorwa bigenda bikorwa mu byiza koperative bavuga ko igenda ibagezaho mu birombe byabo muri kino kirombe cy'ubuhinzi cyabo cy'ubuhinzi bw'umuceri. Noneho banavuga ko burya bo batandukanye no kuvuga ngo barahangayikishwa na minerivare z'abana. Bivuze ngo bo ubwabo umwana wabo aragenda akarihirwa amashuri mpaka kuva muri segondere kugera muri kaminuza. Reka dukomeze tubaha umwanya nabwo bakomeze batubwira bino byiza bakomeza kugenda bageraho, ndetse impamvu tuba twakoze kino kiganiro no kugira ngo nawe ubwawe ahuri nandi makoperative aho muri mubashe kubigiraho, ndetse namwe ubwanyu murushaho kugenda mugira byinshi mukora biteza imbere abanyamuryango banyu muri rusange. Ndacyari Imanirankunda Jean Paul, reka tubanze twumve noneho ku buryo ki aba basaza burya abanyeshuri babo nabo ubwabo bafashwa kurinda bava muri primaire segonderi bakarinda bagera muri kaminuza bose bishyurirwa nino koperative. Erega buriya ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa, kandi rero ibyiza dufite muri iyi koperative ni byinshi. Tugira ikigega nyunganira, iyo umuntu agize ikintu kikubaho gato urirukanka uwo mwanya bakakwandikira 50,000 ukabijyana. Tugira ikigega cy'abanyeshuri bacu, ntawe ukivunika avuga ngo umwana wanjye arasara amafaranga yajyana mu ishuri ndayakura he, noneho araza hano nta kundi akagenda kuri konte bakishyura aho uzereza bakazayakataho, warumbya bakazategereza mpaka abazabonekera. Ibyo rero noneho ubwo budasa ako nakarusho, ubwo budasa bwanyu bibanezeza gute kumva ko ubuhinzi burimo kugenda bubabera zahabu yanyu? Itaba zahabu si cyambere, ubu ngubu amajyambere ari ku bana bacu, nibo tuyashakisha ni nabo bayagezeho nangwa agezweho. Mu gihe se ubonye agiye ku ishuri batari bumwirukane ubwo ntunezerwa? Hari umunezero cyangwa wabona ikikubayeho nk'ibyago umuntu yapfuye, koperative ahangaha bamuha imodoka ikajya kumuzanira umurambo ikawugeza iwe nta kibazo. Iyo umuntu apfuye bamuha 150 by'urubugo. Umwana wawe agiye gukoresha ubukwaha niba ari 500, wowe bagukuraho 200. Urumva ko ari byiza birenze ibyo? Hari umunezero urenze? Tiweri rwose umuntu araza uravuga uti abantu hanjye murabazi turi mu mashini, uti nimuyohereze. Ibyo rwose ni nk'umukino. Ibyo ntibikina nta nubwo bikina ruhije kugenda. Ni ibintu byoroshye cyane. Bivuze ngo mwebwe nk'abahinzi rwose zahabu murayifite. Twaranezerewe rwose, iyo tujya turasa n'abahageza turabaraho gake, ariko tsaze ya ndege navuze niyo tibuze yonyine. Nibaza kudufaranga twanaheri two kumurwaza aho ndadukura none ndayabonye. Urishimira iki nk'umuntu rero uri muri koperative yewe aho wari ufite n'ibibazo bikaba noneho birimo kugenda bikemuka? Ngewe ndishimye cyane kubera kuko koperative twibutse ikaba itugobatse nk'abo basaza nyine. Hanyuma nawe urahinga? Iyi ndahinga, ubundi ngahingisha mutugane bitewe n'ibyo bibazo by'uburwayi, ariko umurima n'uwanjye n'uwo musaza nta kibazo. Hanyuma ibi bihe bya Noheli na Bonane mubyinjiyemo babahaye amafaranga y'izabukuru, ubu ugiye kurya iminsi mikuru? Nyine kubera ko narwaye, ariko rero n'ubundi ndashakamo icyo kumurwaza muri ayo mafaranga nta kibazo. Urakoze cyane. Rero ni nyuma yuko mwumvishe byinshi bigiye bitandukanye aho twagiye tuganira n'abantu bagiye batandukanye, ariko kuri uno munsi ikiganiro cyacu ntabwo turi bugikorere ahantu hamwe. Kuri ubu ngubu turi mu murenge wa Nduba, ni mu karere ka Gasabo, ni mu gishanga nacyo gihingwamo umuceri. Mbere nyuma yuko twumvisha aba basaza bo muri Ntende bishimira ibyo bagezeho, hari na byinshi burya n'abasaza bagenzi babo bo mu gishanga cya Nduba nabo bavuga, ariko bo by'umwihariko kuko ari bwo bwa mbere tunaganiriye baranatangira batubwira, uwo tugiye kuganira aratubwira uko
ubuhinzi bw'umuceri babufata ndetse n'ubuhinzi muri rusange, anabona amahirwe yo kutubwira ese ni izihe mbogamizi bahura nazo bumva ko bifuza ko nka leta by'umwihariko yabakemurira muri rusange. Muze tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze. Ariko uvuge tunareba bariya hariya rwose. Murakoze rero. Ubundi guhinga umuceri uragenda. Ariko umuceri wagenda dufite imbogamizi z'amazi. Aha ngaha haguye hasi, amazi aturuka hirya no hino no mu muhanda akaza akatwuzurira. Nk'ubu urabibona, ubu uyu muceri urimo hano, usigayemo ni uwa gatatu nateyemo. Uwa mbere warapfuye, ibisiga byarawukandagiye bikurikiye amazi. Bimaze kuwukandagira nshaka imbuto shyiramo izindi, maze gushyiramo izindi ndongera ntera, ubwo nabwo bukiye mu gitondo nje nsanga ibisiga byongeye byawukandagiye, ndongera nshaka izindi za gatatu shyiramo. Niyo mpamvu reba nasigayemo wa nyuma na nyuma, abandi bose barasarura. Ubundi kugira ngo umuntu ahinga umuceri were neza biba byagenze gute? Ubundi ahantu hakamuka rero, ahantu hakamuka uhinga umuceri ukawutera, ukawubagara, ukawutera ifumbire, warangiza ukawusubiramo ukongera ukawubagara, umuceri ukaza neza, ugaterwa umuti ukabyara ukera neza. Bakunzi rero ba BTN TV, twaganiraga na Nyirinkindi Bernard, nubwo mwumvaga ko hari aho abasaza bamwe bishimira ko bamaze kugerayo mu bijyanye n'izabukuru. Nyirinkindi Bernard nawe atuhamirije ko koko ubuhinzi ari ikintu cyiza, yewe umuhinzi burya ngo ari we nyiri igihugu. Reka noneho twongera dusimbuke tugere mu karere ka Gatsibo, muri babahinzi b'umuceri bacu twavugaga, tuganire na perezida noneho atubwire koperative yabo ni gute ikomeje kugenda yesa imihigo yo gutera imbere, dore ko ari na koperative imaze kugenda yegukana ibikombe bigiye bitandukanye. Bivuze ngo namwe bandi bo mu yandi makoperative mugomba kwigiraho mukabasha kumenya ese koko ni gute koperative zikurikirana abahinzi bazo, ni gute barushaho kugenda bishyira hamwe bakarushaho kugenda bakora ibituma bunguka, aho kugira ngo bahure n'ibihombo nk'ibi ngibi bano bahinzi baba bagenda bahura nabyo. Turagaruka mu kanya na perezida Rugwiza ngo gahereze, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu, ngaho ngwino nawe tubwira byinshi bigiye bitandukanye kuri koperative yanyu ya Ntende. Murakoze cyane. Mu by'ukuri koperative yacu ni koperative ifite abanyamuryango batari bakeya, abanyamuryango bagera ku 3761, ni abaturage benshi rero, kandi ni koperative mu by'ukuri ifite intumbero nziza yo kuvana abanyamuryango bayo mu bukene kabageza mu iterambere. Ariko iterambere hirya yaryo dutangira no gutekereza ku basaza n'abakecuru batangiranye na koperative. Nkuko mubizi, buri buhinzi bw'umuceri buravuna. Ubuhinzi bw'umuceri buravuna, iyo umuntu amaze kujya muri ya myaka 65, mu by'ukuri imbaraga zo guhinga umuceri zitagiye zigabanuka. Wajya kubona abakecuru n'abasaza baraducika muri koperative, bagenda bavamo. Niho gutekereza tutari ku bundi nta kintu twakora kugira ngo tugumane abasaza n'abakecuru, kuko ngira ngo urabizi bajya bavuga ko umuryango wabuze umukuru urazima. Ntabwo dushaka kuzima twebwe, niyo mpamvu duha dushaka igituma bano bakecuru n'abasaza tubagumana. Dutekereza rero kubashyiriraho amafaranga y'ubwizigame, ariko wagera kuri iriya myaka ugatangira guhabwa pansiyo, cyangwa se bo bayise ngo ni akabando k'izabukuru, niko bayise. Byadufashije rero, ngira ngo mwabonye ko dufite abakecuru n'abasaza barenga 250 bari guhabwa amafaranga. Ngira ngo uyu munsi tubaha amafaranga agera kuri miliyoni 6, ariko iki gikorwa kuva cyatangira tumaze kuba amafaranga akabakaba muri miliyoni 20. Ni igikorwa cyiza. Ngira ngo iyo umuntu yakoze akagera mu zabukuru, mu byo yiteganyirije muri leta, ahabwa pansiyo. Natwe niyo nzira turi kwerekezamo ko abanyamuryango bacu batazajya basaza gutyo ngo batahe cyangwa se baducike bamwe muri koperative kubera ko bashaje batagishoboye guhinga, ariko bagomba kujya bahabwa ku byo bakoze, kandi mu by'ukuri
turabona turi mu nzira yabyo kandi tubikora neza. Inshuti bakunzi ba BTN TV rero mwumvishe byinshi muri kino kiganiro cyacu kuri uno munsi aho turimo kurebera hamwe uburyo kiburya ubuhinzi nabwo bwaguteza imbere bukaba bwa kuri ubu ngubu iyo bumaze no kugenda butanga pansiyo kandi ibintu bitabagaho kera ariko kuri ubu ngubu umuntu w'umuhinzi aho akagera amaze kumenya agaciro k'ubuhinzi bwe muri rusange. Mwumvishe rero uko bano basaza n'abakecuru batubwiye bishimiye aka kabando k'izabukuru bagiye bahabwa ndetse karushaho no kugenda kabafasha kurushaho kumva ko ubuhinzi bwabo ari ubw'agaciro kuri bo ndetse bumva ko ubuhinzi ari cyo kintu gishobora gukorwa nabo ubwabo bakumva ko bakwiteganyiriza muri byo barishyura ejo heza barishyurirwa mitiwere barakora byinshi barifuza korora barakora bigiye bitandukanye yewe na wa musaza ushobora kurwara mwabonye ko afite abashobora kumucungura bakaza bagakora mu mwanya we ariko nawe ubwe akarushaho kugenda aryoherwa na bwa buhinzi bwe muri rusange. Reka rero aho muri hose dukomeze kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'2022 tubabwira ngo uno mwaka muzawugiremo ishya n'ihirwe muzawugiremo ibyiza byinshi. BTN TV ikiganiro zahabu ya twese kirahari ku bwanyu namwe kandi murahari ku bwacu kugira ngo turusheho kugenda dufatanya muri byose ndetse tunababwira ngo amarembo arafunguye hano muri BTN TV. Imana ikomeze kuba ishya n'ihirwe ngewe ndi Imana Irangunda Jean Paul dukomeza kubana muri bino biganiro babwira kandi ngo Imana ikomeze kubarengera mu byo mukora byose. Bye bye ibiganiro byacu naho butaha.